sibyo oya ntago ari ibyo uri seninga sibyo reka tuvuge ko uvuze kutazatoza Reyo ugiye kujya umenagura uko ushaka ariko yerengagije ko muri ekipo toza ya Etincelle harimo abakinnyi bakunda Reyo babareyo reba ahantu hose nuvuga ngo mu bintu uvuge kuri Reyo bibi hari abantu urofendinga muri ekipe yawe deja urimo nubwo batari bikubwira nta mukinnyi ukwiye gufana Reyo kandi ari muri Etincelle bo conscience bagira nuko batabivuga ariko ushobora kumbwira ngo abakinnyi b'Abanyarwanda ntibafana APR na Reyo barazifana none nuvuga nujya kwirwa urasagura imijugujugu kuri Reyo uri gutoza Etincelle cyangwa Rutsiro cyangwa uri gutoza wenda Bugesera harimo abakinnyi bakunda Reyo mu bayobozi b'ikipe barimo batabikubwira muri bugirane ikibazo ujye ubona mushwana gustaza ikintu mwapfuye umuntu ufite intumbero yo kuba umutoza ntabwo ashaka kugenda yitega imitego nk'iri ugomba kubaka iyo neutralite kubera ko abantu ntibazigera bizera na resultat zizaba ku ikipe utoza iyo ari yo yose yakinye na APR urumva nyine abantu bazazidutaho ekipe yarayikiniye yabaye ubuzima fine ni byiza nta nubwo ari gusaba buhaye ariko ntabwo uvuze ngo ni ugushaka kuba umutoza reka ngo na match ebyiri ziheruka uri gata urukweto umutoza Kirasare yatoje hari ahantu wari wumva Kirasa ntabwo ari bishoboka araza agakanira Reyo akaba yayitsinda akaza agakanira APR akaba ibanganye cyangwa nakamutsinda niyo mutsinda Kirasa wenda biroshye ko ntiyabaye umukinnyi reka dufate urugero rwa Olivier Karekezi ni umurejande wa APR watoje Reyo atsinda APR ni umurejande wa APR nese tuvuga ngo ntabyo APR yamugejejeho mu buzima bwe ko atsindwa atari gaturukwe byinshi cyane Karekezi niwe mukinnyi wahembwe bwa mbere w'umunyarwanda amafaranga menshi avuye muri Tunisia urashaka ko umutoza ariko indirimbo n'ibyo APR yakugejejeho uburyo utazabyibagirwa uburyo nta nkayo Burundi umweri baho ariko nibyo gwinka nembirebye rwose uko mbibona migira ngo yazigeraho umutoza yambaye image ya APR kandi ntafite gahunda yo kuyikuraho nawe ntazigeraho umutoza azayigumana azigeraho umutoza APR ntizamuha akazi APR ntiyakugira umutoza wayo udafite ahandi wanyuze nibura ngo ufite kandi yarahanyuze ni ukujya mu wungirije ukujya mu wungirije azaba n'umutoza mukuru ntabwo bigiye ko umutoza mukuru wa APR oya pana APR barimo aravuga ngo arungirije ejo yaba umutoza mukuru wa Muhazi yabona wa Kiyovu uko mubona ukuntu yaziritswe n'ikintu cy'amateka kwigobotora ikintu cyo kuvuga ngo cyo kuba kapiteni wa APR uretse gato wakoresheje ijambo ryiza mu kanya kwizitura mu kanya nibwo bikoresheje neza wagira ngo hari nk'akabaza bafite abajya bari gutabaza ari gutabaza bagakemura oya mugende gake ujye urutabaje wakwandika kuri WhatsApp kandi wamfashije ari abahungu iyo bavuga ibintu ujye mubanza mwumva icyo bivuze kwizitura kuba kapiteni wa APR iyo umuntu avuze ngo APR yakuye mama ku Gatara urabikurura ukumva icyo bisobanura iyo ni témoignage urumva icyo bisobanura mubereye umubyeyi yegereza umutima none se akareze mama wawe abyuka akikorera agataro kari havoka cyangwa inyanya cyangwa ikindi kintu kugira ngo ubyemere ntabwo muri gukuha agaciro oya tubanze tubyumve neza sibyo hanyuma urashaka ko ibyo bintu nyine bihita abyibagirwa ntazongere kubivuga niba aratangiye gupashinga kariyeri y'ubutoza hari ibyo agomba gufasha yarabivuze igihe gihagije ntabwo gukunda APR ari igisebo cyakubuza kugira kariyeri ya coach none si ibyo kuzana ntabwo wakunda APR utatatse Reyo ese kare kuri umusiniya base kuvuga ibyo APR yakugejejeho ntibyakunda utatatse Reyo ntabwo bishoboka utatatse Reyo ukabivuga nyine mu bundi buryo nyine wowe bivuga uvuge ngo APR yangeje kuri ibi APR yakuye umuryango wanjye ndayikunda nama nkuko Seninga avuze ati kuki APR ni inama arasatembera ugomba gushaka uburyo bizirika kuri Reyo iyo nyine ugaca gusotora ugenda byemera gushotora ni ukudisinga ibyo rero ibintu bisanzwe aracyambaye umwambaro wa nyir'umugabo Claude aracyambaye umwambaro wa kapiteni wa APR kandi ari gupashinga kariyeri y'ubutoza ariko ugomba kuzibukira ariko ushobora kuba atashe kuri APR kandi ukaba umutoza munini mu gihugu ndabyumva niba no gusaba akazi muri APR nta kibazo muri se yigeze atoza Reyo
ariko rero ntabwo ugezeho umutoza ukomeye nari nkigezeho umutoza ukomeye yarayitsinze inshuro 5. none se umushyira mu batoza bangahe bakomeye yatoje Amavubi yatoje APR ushaka ko umutoza ukomeye gute none se umurisi umushyira mu batoza bangahe bakomeye mu Rwanda ari mu beza rwose oya rankinga twumve Murisa hari mu batoza beza dufite hano mu Rwanda bahise Murisa nta rushatse bakirasa Murisa ntiyafungura inkweto za kirasa ni rwose Murisa ntiyafungura inkweto za kasambungo n'umupira nakina ni kirasa n'ubwenge bw'umupira kirasa yakoze iki mu mupira mbese yatojereye neza aho umupaka uri ku byo yakora ari muri gorira hari abatoza ibi nakorera muri gorira uyu munsi byagutwara igihe kingana gute ngo urebe ko Arteta ari umutoza mwiza yatwaye ikihe gikombe ntabyo yakoze muri gorira Murisa atakoze Karenzi Arteta wamurikira abatoza bangahe beza ku isi nta kintu kirasa arakora muri niyo nanjye ndakubaza Arteta wamurikira ku mwanya wa kangahe Arteta wamurikira ku mwanya wa kangahe mwendura topic nubwo Murisa yabonye amahirwe yo gutoza amakipe akomeye ariko kariyeri ye nawe uburyo hari abatoza bagira amahirwe n'uburyo byahise nyuma ya APR byikubita hasi ko ari mu Mavubi yemeje bundi avemeje bundi ari umutoza wungirije umutoza wungirije w'Amavubi se nibanga hano bari kuri urwo rwego nibanga hano umutoza yaza umutoza mukuru agasaba ati ndashaka muri rimwe cyangwa se kabiri urabizi ibintu byari byabaye umuntu wese waca muri APR n'indi urimo gutoza intare yitwa nde mucuti wanjye wacika ndori